ko naho bikeneye, ariko hari ibintu bimwe tutagomba gusengera. Uri umukobwa urasuzugura abantu bose, urasuzugura kandi ukeneye kurongorwa. Turasenga ngo imivumi kuveho, yaragiye ariko ntituzi nibikiriho nibitariho. Uko nawe witwara, none ugenda wambaye ubusa mu muhanda bazakufata nk'indaya. Ambara neza niba ukeneye kurongorwa, wisige neza, wifate neza, uvuge neza, use n'umukobwa nyine ugiye kurongorwa, ariko apana ugenda uhennye mu muhanda usukuntu warangiza ngo ni musengere naragumiwe. Wagumiwe gute? N'abahungu nu umurenganya abantu ngo ntibambara, udafite umwambaro ku mutima ntazabona ijipo ndende, ntayo yabona, mwe kugorana. Kandi rata nta gaciro ufite, none se urahisha iki? Ko nta by'agaciro ugira, urarinda iki? Ishyirire ku mugaragaro n'ubusa. Ni igikize niba nawe ntacyo bikumariye, hanika kira ku karubanda. None barakubwira ngo uhishe ni iki? Ko duhisha imari akaba nta gaciro ufite, urahisha iki wowe? Hari abakobwa bagira ngo bariremye ariko batakira abakobwa, ahubwo bitwa ibikobwa kobwa. Ahubwo arakobwa ipantaro, agakobwa parufe, agakobwa icupa rya byeri na burusheti, agakobwa inkoko, agakobwa saro, agakobwa kobwa, agatahirwa ubukwe n'ibivumvuri n'ibinyabwoya bititaye kuri ubwo bukwe. Urinda wowe uri mu bikari, ejo Imana ikazagutera iteka ikagufunukurira, tukakujya inyuma tugushagaye tuguhe. Hari ikintu yabwiye Imana gikomeye, aravuga ati Mana ujye ukebukisha amaso yanjye ne kureba ku bitagira umumaro. Nubona natumye gutya nakanuye natumiye amaso ntya jya ukebura umushenzi mvane ntugatume ntinzayo ntya byankozeho nintinze amaso ku bitagira umumaro, jya ukeba umuntu cy'intazi